Abantu benshi ariko cyane cyane abagore baribaza bati ese ni iki nakora kugira ngo nyine umugabo wanjye ahore anyishimiye, ahore ankunda, ese aho ari hose ahora ankumbuye. Icyo kibazo rero ntabwo ari abagore gusa bakibaza, ahubwo hari n'abakobwa benshi bakibaza ati ese kuki mfite sheri cyangwa umukunzi wanjye ariko akaba anca inyuma, cyangwa se akaba ararikira abandi bakobwa, cyangwa se akaba yararikira abandi bagore. Ibyo ngibyo rero nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi mu kiganiro cyacu hano kuri Kasa TV 5 cyangwa se kuri Kasa TV 5, kugira ngo nyine musobanukirwe n'icyo kibazo abagore benshi bibaza, kugira ngo nyine uzabashe kubaka urugo rwawe neza, ruhore mu mahoro n'umutuzo, umugabo wawe ahora agukumbuye igihe cyose. Akenshi nanone icyo twavuga ni uko hari abagore batazi gutanga keya ngo mbese babe bashimisha abagabo babo cyangwa se bashimishe abakunzi babo. Ni ukuvuga ngo iyo ari mu rugo agahora yambaye ibyenda bikanyaraye cyangwa se ibirumbiya, ibigutiya bimeze ukuntu n'ibyenda bimeze ukuntu, ese nta kantu na gato katuma umugabo we amwifuza. Mbibutse ko nanone abagabo benshi cyangwa se abasore iyo babonye ubwiza bw'umugore cyane cyane bakabona amatako cyangwa se bakabona ku nda cyangwa se ku mabere, batangira kwifuza bati icyampa nkamukoraho kabone ubwo bahuriye mu nzira. Ibyo rero nibyo nakubwira wa mugore we, niba uri mu rugo kora ibi bintu bikurikira. Reba ukuntu igihe cyose wahora ushaka gukurura umugabo wawe. Mbese niba uri mu rugo umugabo wawe adahari, icara mu ntebe cyangwa se wicare ku gitanda cyangwa se ujye ku gitanda, ese uryame utameze utiyoroshe, wambaye twa twenda nyine turabagirana cyane, tumwe tunyerera cyane nk'utwo ubona ku iyo foto. Bizatuma umugabo wawe nagira mu rugo azahita kubona wabaye ukundi, wigira isoni ngo uvuge ngo mbese ngo arasanga umeze ute. Hari n'abagore benshi usanga ndetse na nijoro badashaka ko umugabo we abona ubwiza cyangwa se uburanga afite, bityo ugasanga agiye mu gitanda cyangwa se agiye mu buriri ahise azimya amatara. Icyo gihe rero nuzimya amatara wa mugore we, ntabwo uzatuma umugabo wawe abona ubwiza bwawe, nta nubwo uzatuma nyine umugabo abona uko umeze. Ni kimwe rero nakubwira, guhera uyu munsi nubikora utyo ugatangira kubikora neza gutyo, nyine bizatuma aho uko byagenda kose azahora atekereza kuri wowe ndetse anakwifuza uko bukeye umunsi ku munsi. Mugore we rero menya gukurura cyane umugabo wawe, ukora ibyo bintu nkubwiye ndetse umwereka ubwiza bwawe, uburanga bwawe aho buherereye, hanyuma nawe nazakugira iruhande azabona ko nyine wabaye undi muntu nka babandi ahora yifuza cyangwa se abona mu muhanda, nawe atangire kukwifuza, bityo aho ari hose azajya yibuka ko ubwiza bwawe ari gutyo bumeze, nyine ahore agutekerezaho, mbese ahore akwifuza. Hari ikindi kibazo nanone abagabo cyangwa se abantu benshi bakunda kwibaza n'abagore, ati kubera iki abagabo benshi bakora imibonano akanya gatoya cyane? Iryo ngiryo naryo ni ikosa, ariko cyane cyane rituruka ku bagabo. Wa mugabo we, niba uzi kurangiza vuba utaryohereza umukunzi wawe ukamusiga mu bubabare cyangwa se ugasiga nyine afite umushyukwe, icyo gihe wabikosora ukoresheje ubu buryo. Were gufata igitsina cyawe cyangwa se tukite imboro ngo uhite ufata ushyire mu gituba ako kanya, ahubwo buhoro buhoro, akantu kose ni buhoro buhoro. Tangira nyine buhoro buhoro ukoza kuri rugongo, ukumanura ku mishino, mbese umugore nawe amanze agira ubushake bwinshi cyane, ubushagara nibumaze kuza cyane. Ikindi niwumva ugiye kurangiza, kuko niba urangiza vuba hita ukuramo iyi mboro mu gituba, ntuhite urangiza ako kanya, ahubwo umere nk'uwongeye gutangira bundi bushya, cyangwa se uhindure na positeri. Ibyo ngibyo bizagufasha kuba byatuma nyine umugore wawe nawe mushobora kurangiriza rimwe. Ni ukuvuga ngo niba wumva ugiye kurangiza, ikuramo imboro mu gituba, yongere urongore inyuma, ucumite, unyaze, ariko buhoro buhoro. Uko uzagenda ubikora buhoro buhoro, niwumva nyine ugiye kurangiza
hita uyikuramo mbese umere nk'utangiye bundi bushya, ese nawe uhindure positeri. Hanyuma nuhindura positeri ushobora gutangira ak'inyuma, ushobora kumubwira se akamanika akaguru, ushobora gusego kujya hejuru. Ibi byose uko uzagenda ubikora niko bizatuma nyine n'umugore nawe abasha kuba yarangiza. Hanyuma umugore wawe namara kurangiza nibwo nyine nawe uzakora positeri ushaka cyangwa se wumva ikuryoheye, kugira ngo nyine nawe ubashe kurangiza uko ubishaka. Ariko nkwibutse ko urugero, niba umugore wawe uzi ko akunda wenda sosiso ni urugero, kandi akunda sosiso 5 ukamuzanira 2, nuzana rero 2 ebyiri zizashira agifite amerwe ya sosiso. Ubwo bizatuma nyine ajya gushaka izindi hanze. Ni kimwe no kurongora umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe ugasiga afite ubushagarira cyangwa se umushyukwe, nibyo bizatuma nyine umugore wawe aguca inyuma. Ibi byose nubikora rero neza bizatuma umugore ataguca inyuma, kubera ko nyine uzaba watumye mwese murangiriza icyarimwe. Ese igikorwa mwese murimo mwakirangirije rimwe, nta n'umwe usigaye mu gikorwa. Bikore gutyo rero umugore wawe umunezereze, ushimishe umugore wawe. Nkwibutse ko ibiganiro byacu kuri Kasa TV5 ntabwo ari ibiganiro byigisha ubusambanyi, ahubwo ni ibiganiro bituma nyine twigisha abantu uko ingo zabo zishobora kubaho neza mu mutuzo ndetse no mu mahoro, kandi ingo zikarushaho kuramba nta mugabo cyangwa umugore uca undi inyuma. Reka rero ngushimire wowe warangije gukora subscribe kuri Kasa TV5. Niba utari wanayikora ni kano kanya kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu n'inkuru ndetse na filime na komedi tubagezaho umunsi ku munsi. Nkwibutse ko ibiganiro by'amashusho biri bugufi kuza, ese umuntu akabisobanura mubireba neza cyane. Murakoze cyane kuba mubanye natwe. Ciao ciao, ni kuri Kasa TV.